mahoro y'Imana bane nawe muvandimwe. Iza amahirwe yo gusangira nawe nanone ijambo ry'Imana. Dukomeje yansanganyamatsiko yacu tubwira ngo intwari mu kwizera. Uyu munsi tugeze ku munsi wa gatatu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntwari ya gatatu yitwa Nowa. Ndagira ngo mwibutse ko uracyari kumwe na Tuyisenge Elade. Reka tubanze dusenge. Mana yacu mu byo dukunda, itariki zima tugushimira amahirwe duhaye uko ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo tubere umwigisha kandi natwe tukubere abigishwa beza, tubisabiye mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko bikubwiye turacyari kuganira ya magambo avuga ngo intwari mu kwizera. Nagira ngo ubwo turi kuganira ku bigendanye n'intwari mu kwizera, dukomeze dutekereze cyane kuri ingingo yitwa kwizera. Igihe Yesu yavugaga amagambo muri Luka 18, yageze ku murongo wa 8 avugaho amagambo akomeye. Luka 18 umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Aho ni amagambo dukwiye gutekerezaho. Ntabwo Yesu yavuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga ibintu runaka. Ntabwo yavuze ibindi ibintu runaka tusanzwe tuzi, ahubwo ikintu yibanzeho, mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni ikintu gikomeye cyane kandi dukwiye gutekerezaho. Umwanditsi umwe witwa George Meyer yanditse amagambo avuga ngo itangiriro ry'agahinda niryo herezo ryo kwizera, kandi itangiriro ryo kwizera nyako niryo herezo ry'agahinda cyangwa se umubabaro. Ndasubiramo, intangiriro y'umubabaro cyangwa se y'agahinda niryo herezo ryo kwizera, kandi intangiriro yo kwizera nyako niryo herezo ry'agahinda se cyangwa se umubabaro. Noneho witwa Kenneth E. Hagin we yaravuze ngo gaburira kwizera kwawe usonjeshe gushidikanya kwawe. Amagambo ni meza. Gaburira kwizera kwawe maze usonjeshe gushidikanya kwawe. Ndakwibutsa yuko niba wifuza kugaburira kwizera kwawe, ijambo ry'Imana ni ibiryo bigaburirwa kwizera. Igihe rero wifuza kugaburira kwizera kwawe, biragusaba kwiga ijambo ry'Imana cyane, kuko kwizera kwawe no kugaburira ijambo ry'Imana kuzakura. Noneho umuntu witwa Martin Luther we yaravuze ngo umukristo wese agizwe no kwizera n'urukundo. Kwizera kuzana umuntu ku Mana, naho urukundo rukazana umuntu ku bantu. Nuvuga ngo kwizera icyo gukora kuzana umuntu kukamugeza ku Mana. Urukundo rw'icyo rukora rufata uwo muntu rukamugeza ku bantu. Nuvuga ngo urukundo twavuga yuko ni nk'icyo twicaramo tujya ku Mana. Naho urukundo narwo reka dukoreshe wenda ikigereranyo cy'ibyo tumenyereye. Dusanzwe dutega imodoka. Kwizera ni nk'imodoka twicaramo tugana ku Mana. Noneho urukundo rwo ni nk'imodoka twicaramo tugana ku bantu. Rero impamvu tugana ku Mana ni ukugira ngo iduhindure, ni ukugira ngo idukize, ni ukugira ngo idufashe. Noneho impamvu tugana ku bantu ni ukugira ngo tubagaragarize urukundo rw'Imana. Rero Yesu ati mbese umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Ibyo bintu dukwiye kubitekerezaho cyane. Rero nkuko nabikubwiye, turi kuri ya nsanganyamatsiko yacu itubwira ngo intwari mu kwizera. Tugeze ku ntwari ya gatatu. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11, turasoma ku murongo wa 7. Amagambo avuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Noneho turasoma no mu itangiriro igice cya 6, turahera ku murongo wa 1 turakomeza no mu gice cya 7. Haranditswe ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana. Ari bo za ntwari za kera zari birangirire.
umurongo wa 5. kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Umurongo wa 9. uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yefuta. kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. kandi uzace idirishya rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya 3. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu maso yose bibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge 2, ngo birokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigore mu nyoni zo mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. 2 by'amoko yose bizazahure kugira ngo ubirokore. 21. kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Ndagira ngo wumve aya magambo atangira igice cya 7 uko avuga. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore. No mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi, iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka bimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Reka tube tugarukiye aha ngaha. Wakwibaza impamvu dusomye ibintu bingana bitya, ako nagira ngo nanakwibutse ko inyandiko nisomeye ivuga ko evenement de dernier jour cyangwa se last day events, ivuga ko igitabo cy'itangiriro ni igitabo dukwiye kwiga cyane. Bakavugamo n'igitabo cya Daniel, bakavugamo n'igitabo cy'Ibyashuwe, bakavugamo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, bakavuga n'igitabo cy'intambara ikomeye. Rero kuba mbaye nk'ugaruka ku itangiriro tukarisomamo, ni ingenzi ko abantu bongera bakagaruka ku ntangiriro yabo, bakamenya ibyakijije abakera, bakamenya nabo ibyo bakora kugira ngo bakire. Ndagira ngo mbere yuko nimbika mbanze ngubwire uyu muntu Nowa bite bya Nowa. Ndagusomera mu gitabo cyitwa Ububyutse volume ya 6 page ya 43 na 44. Haranzwe ngo Nowa yari umukiranutsi. Nowa yizeraga Imana kandi yahaga ijambo ryayo agaciro gakomeye. Ntabwo yagiraga gukekeranya cyangwa gushidikanya. Nowa yizeye Imana kandi kwizera kwe kwabazwe nk'ubutungane.
ukwizera kwe kwamuteye kubaho imibereho itandukanye ibyihabya n'iy'abantu bo mu gihe cye, ku buryo umugereranije nabo we yari nta makemwa. Nowa yagendanaga n'Imana kandi yari ayizi byimbitse. Ntabwo Nowa yari afite amakuru ku Mana, ahubwo yari azi Imana kandi yagendanaga nayo umunsi ku wundi. Iki ni icyubahiro gikomeye cyane, kuko Nowa na Henoki ari bo bantu babiri bonyine bavugwa by'umwihariko muri Bibiliya ko bagendanye n'Imana. Ikindi nakubwira, Nowa yari afite umuryango. Tuzi ko Nowa yari afite umugore, tuzi ko we n'umugore we bari bafite abahungu 3, kandi ko buri muhungu muri abo nawe yari afite umugore. Nowa yari umutware w'urugo rwe kandi yari umuyobozi w'iby'umwuka w'umugore we, w'abakobwa be ndetse n'uw'abakazana be. Ikindi nakubwira, Nowa yari afite uwe mwihariko. Iyo dusomye mu Itangiriro 6:11-12, iyi mirongo ya Bibiliya ishyiriwe hano kugira ngo dushimangire itandukaniro ryari hagati ya Nowa n'abantu bo mu gihe cye. Ijambo isi yari yononekaye risobanura ko yari iboze, yari yarashangutse, yari iteye ishozi cyane. Iryo jambo ryerekana isi yari iri mu mahenuka yo gushanguka mu bijyanye n'imico mbonera, kubera ko bari baranze Imana. Abagabo n'abagore bo mu isi y'icyo gihe bari baraguye mu rwobo rurerure rw'ubugizi bwa nabi, urwango, ihohoterwa, ubwicanyi, ubuhemu no kubeshya, ndetse n'ukundi kwangirika kubi kose k'umutima w'umuntu. Kandi mu mwijima wari ubuditse ku isi muri iyo minsi, hari umuntu umwe utari wifatanyije n'abandi mu byo barimo. Uwo ni Nowa n'umuryango we. Ngaho nawe bitekerezeho. Nowa yari urumuri rubengerana kandi rumurika mu mwijima w'iby'imico mbonera wari ubuditse ahantu hose. Mu isi yari ihindanye, we yari aboneye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu isi yari idatunganye, we yari atunganye. Mu isi yari yahigitse Imana, we yagendanaga n'Imana. Yigaragaje ari wenyine, yizera Imana, yubaka inkuge. Nta gushidikanya ko bagenzi be baramukobaga. Buri gihe yizeye ko Imana ariyo kwiringirwa, kandi ku munsi umwe umwuzure uzaza ku isi nk'uko ijambo ry'Imana ryari riri. Mu gihe dutangira icyigisho cyacu cya gatatu, mu gihe dukomeje insanganyamatsiko ivuga ngo intwari mu kwizera, ndagira ngo muvandimwe nongere nkubwire, byashoboka ko uyu munsi wahinduka Nowa w'iki gihe. Byashoboka ko nawe waba Nowa. Ndagira ngo nkwibutse amagambo nanone nakubwiye ubwo twatangiraga ibi byigisho. Nk'uko nabikubwiye, abantu iyo babajije ahantu handitse intwari mu kwizera, nta handi hantu bahita bakujyana uretse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11. Kandi uko twabibonye koko aho hantu handitse intwari. Ariko hari ikintu nakubwiye gikomeye. Hakenewe kwandika ikindi gitabo cyangwa se urundi rwandiko rw'intwari zo kwizera rutari Abaheburayo 11, ahubwo rukaba ari urwandiko cyangwa se kikaba ari igitabo cy'abariho uyu munsi. Niyo mpamvu nanjye icyigisho nkubwira nti biragukwiye kandi nanjye birankwiye ko mba Nowa muri iyi si irangwa no kwangirika nk'uko ariho muri icyo gihe. Uzirikane ko Imana ubwayo yageze ubwo yivugira yuko abantu bayiteye agahinda, ifata umwanzuro w'uko izarimbura abantu yaremye. Ndagira ngo rero ubwo dukomeje icyigisho cyacu kivuga intwari mu kwizera, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kuganira ku muntu witwa Nowa, uzirikane aya magambo. Tugiye gusoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, icyigisho cya 7, kivuga ngo igihe isi yarimburwaga n'umwuzure. Hari amagambo twifuza gusoma. Tugiye guhera ku rupapuro rwa 46. Haranditse ngo isi yari yararangariye mu ruhande rw'abanga ubutabera bw'Imana n'amategeko yayo, kandi babonaga yuko Nowa akabya. Uyu munsi abantu iyo bagiye mu by'Imana, umuntu akabijyamo neza, akagendana n'Imana, haba ubwo umuntu rwose ahita afata umwanzuro akavuga ati no, urakabya, gabanya. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ntukagira umuntu ukugabanyiriza vitesi, wigabanya umuvuduko mu by'Imana. Birakwiye yuko umuntu niba akunda Imana, njya nkunda imvugo ikunda kuvuga ngo gusara n'ugushishikara. Ni byiza ko niba ugiye mu Mana ugomba kuyijyamo koko, kandi bijya bivugwa ngo niba umuntu asuze ni byiza ko asura akanutse. Niba ukunda Imana yikunde bigaragare. Ibiganiro byawe
ibonekemo, ibyo wandika bibonekemo, mu nyambaro yawe bigaragare, mu mvugo yawe bigaragare. Ni byiza koko Imana ikugaragaraho aho ariho hose, waba urya, waba uvuga, waba ukora n'ikindi cyose ukayigaragaza. Nta mpamvu yo kuvuga ko ukabya. Icyakora igikwiye kwirindwa ni ubwaka, ariko igihe cyose uri kumwe n'Imana ugendana nayo, ntabwo rwose ukwiye kugabanya uwo muvuduko wo kugendana n'Imana, ahubwo yikomeze nayo igukomeze. Ukomeze ushyire ibiganza byawe mu Mana, maze ikujyane aho ishaka. Abantu bakomeye bagenderaga mu nzira z'isi, abari abanyacyubahiro kandi b'abahanga, baravugaga bati amagambo ateye ubwoba y'Imana agamije gukura abantu umutima, ariko ntabwo izagenzura ko yakurikijwe. Ntabwo bari biteze yuko Imana izarimbura isi yaremye ngo inahane n'ibiremwa yiremeye. Nimugire ubwoba, Nowa arakabya cyane. Bakomeje kwigomeka no gukora ibibi nkaho Imana itari yaravugiye mu mugaragu wayo. Vandimwe, uyu munsi ubutumwa buracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, hirya no hino mu nzira, mu nsengero n'ahandi hatandukanye. Ijambo ry'Imana riravuga ko umunyabyaha yenda kurimbuka, naho isi igatangaza amajyambere n'amahoro. Ariko mu by'ukuri nubwo abantu bavuga ko ari ugukabya, ariko nagira ngo twongere dutekereze ibyabaye mu itangiriro ry'isi. Abantu ubwo bari bamaze igihe gito, abo bantu bo bari baraganirijwe n'umuntu witwa Adamu umukurambere, ababwira uburyo yavuye mu biganza by'Imana atunganye, ababwira uburyo yacumuye Imana ikamuha umucunguzi, ababwira uburyo icyaha ari kibi, ababwira uburyo icyaha cyagize ingaruka zikomeye, abibutsa umugambi w'Imana yari ifitiye ubwoko bwayo. Yongera abibutsa Edeni ukuntu yari iteye, ariko anabibutsa paradizo basezeraniwe, abibutsa ko bazongera guhabwa Edeni. Ariko nubwo iyo si yari ifite amakuru ahagije y'uburyo icyaha cyaje mu isi, rwose bakomeje guhenebera Satani, abatangiza urugendo, abaha umuvuduko udasanzwe wo kujya mu kibi. Isi irononekara. Dukwiye kumenya rero uko ibintu byatangiye, twigire ku batubanjirije, tumenye icyabakozeho, tumenye ko icyabakozeho gishobora kuba kirindiriye ab'iyi minsi. Nyamuna irinde kuvuga ko hariho gukabya. Ijambo ry'Imana niba ryarabivuze, nta kabuza bizasohora. Ariko Nowa yahagaze ashikamye nk'igitare mu muyaga w'inkubi. Isano yari afitanye n'Imana yamuhaye imbaraga ziturutse mu bushobozi butagira iherezo. Iyi myaka 120 yose Nowa yakomeje kubwiriza ukuri, yerekeje ku bintu byasaga nkaho bidashobora kubaho ukurikije ubwenge bwa kimuntu. Kugeza ubwo nta mvura yari yarigeze kugwa, isi yajyaga ibobezwa n'urume, imigezi ntiyari yarigeze kurenga inkombe, ahubwo amazi yayo yarindaga agera mu nyanja atamenetse iruhande. Amategeko adahinduka yabuzaga amazi kurenga inkengero. Ariko igihe cyarahise, abantu bajyaga banyuzamo bakagira ubwoba mu mitima yabo, batangira kwirara. Nuvuga ngo igihe cyarageze, bamwe bakumva yuko ibyo n'uwavuga ari ukuri, hakaba ubwo basa n'abihannye. Ariko nyuma y'igihe gito bakongera bakirara. Hariho kwirara n'uyu munsi. Hari abantu benshi bari bafite amakuru, bumva ko Umwami Imana ari hafi kugaruka, Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ariko abantu benshi bariraye. Umuntu umwe sinzamwibagirwa yigeze arambaza ati Elade, ndagira ngo nkubaze, kera ko bajyaga babwiriza nkagira ubwoba, none ubu ko babwiriza singira ubwoba, nuko nihannye cyangwa nuko ninangiye? Abantu benshi bariraye, ibintu bikomeye biravugwa kugeza ubwo umuntu adahonga no mu maso. Ako ndagira ngo mbabwire, Imana yo mu gihe cya Nowa ni nayo Mana yo muri iyi minsi. Dukeneye kwita ku ijambo ry'Imana, tukita ku muburo, kuko uzaza ntazatinda. Igihe bari barahawe cyo kwisuzuma cyendaga kurangira. Inkuge yari yuzuye nk'uko Uwiteka yari yarabitegetse, kandi yari ihunitswemo ibyo kurya bizatunga abantu n'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera ararika abantu inshuro ya nyuma, abingingira gushaka ubuhungiro bukiboneka. Nanone bamwima amatwi, ahubwo bavugira hejuru bamukoba. Ibi bintu biteye agahinda. Vandimwe, birakwiye yuko twumva imiburo y'Imana, tugashaka ubuhungiro bukiboneka. Hari igihe kizagera abantu bashakira ubuhungiro aho butabonekera. Uyu munsi turacyafite amahirwe yuko Yesu Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi. Biradukwiye natwe ko twumva imiburo y'Imana bigishoboka.
abantu rero bakomeje kugenda binangira ariko no wageze ubwo ababwiriza ubwa nyuma, ariko se barumvise, reka dukomeze. Ubwo inyamaswa z'amoko yose zaturukaga mu misozi no mu mashyamba zigana ku nkuge kandi zitonze, inyoni nazo zaturukaga mu kirere hose maze zikinjira mu nkuge nta muvundo. Inyamaswa zinjira ebyiri zisanga Nowa mu nkuge, na birindwi mu zitazira. Abanyabwenge barahamagawe kugira ngo babisobanure ariko ntibabishobora. Abantu bari bagiye kurimbuka babona bibashobeye, bahitamo kwikomereza ibirori kugira ngo bibakure mu bwoba, ariko baba nk'aho bisutseho umujinya w'Imana yari yamaze kurakazwa n'ibyo bakoraga. Nimutekereze, babonye ibikuba, nimutekereze, birababaje cyane kubona inyamaswa zumvira Imana, abantu bakananirwa kumvira Imana kandi aribo bafite ubwenge buruta ubw'inyamaswa. Nimurebe ingwe itambukanye niyayo, inka niyayo, intare niyayo, inyoni niyayo, gutyo, ariko abantu barabireba ahubwo bahitamo guhamagara abahanga ngo baze basobanure izo fenomene. Ibyo bintu byari ibiki? N'uyu munsi hari ibintu biri kuba, abantu bagapima mu birere bakoresheje ibyuma bitandukanye, ngo bakabona hari ikibuye kigiye kugwira isi, maze bagahamagara abahanga batandukanye ngo nibaze bapime bamenye ibyo bintu ibyo ari byo, ariko birengagiza yuko Imana yabivuze mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 2 yuko yivugiye ko ibuye ritarimbuwe n'intoki cyangwa se n'undi muntu wese rizamanuka rikikubita ku gishushanyo, rikikubita kuri iyi si, rikajanjagura ibiriho byose, rikaba kandi rishushanya ubwami bwa Kristo, ubwami butazigera buhanguka. Niryo buye ari umwami Yesu Kristo uri hafi kugaruka. Ni ibimenyetso biri kugenda bigaragarira abantu bose, ariko abahanga bakagenda bapima, ahubwo bakagira ibyo bategura kugira ngo bahangane n'iryo buye rizagura isi. Bamwe ngo bateguye ibisasu kugira ngo niriza bazarirase, ariko ndagira ngo mbabwire barishuka. Iby'Imana yavuze bizaba, nta kabuza, isaha nigera umwami wacu azagaruka. Imana ibwira Nowa iti, njirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imiterere ye n'urugero rwiza yatangaga byabereye umuryango w'umugisha. Imana yaramukijije n'ab'inzu ye bose. Ni byiza yuko abantu niba bari mu rugo, nyamunagerageza utanga urugero rwiza, kuko urugero rwiza yatanze aruhawe umuryango we, rwatumye n'umuryango. Biranejeje cyane kubona umugabo, umugore, abana n'abakazana n'abakwe, biranejeje cyane kubona umuryango wose winjira mu nkuge ukumvira Imana. Mbega uburyo mbisabira umuryango wawe, mbega uburyo mbyisabira kugira ngo umuryango wanjye, umuryango wawe uhinduke umuryango ushobora kumvira Imana nubwo iby'Imana yabitubwiye byaba bidasobanutse. Ndagira ngo nongere mbabwire ikintu gikomeye. Iyo tuvuga kwizera ntigukenera proof, ntigukenera gutanga umugabo. Kera tukiga imibare, haba ubwo wajya ukora ibintu wabikora ukavuga utereka ntanga umugabo ndebe ko bihura. Ntabwo kwizera, ntabwo bisaba gutanga umugabo. Faith doesn't need proofs. Ntabwo kwizera gukenera gutanga umugabo. Ikindi, kwizera ntigukenera iperereza. Kwizera ntikujya gukenera investigation. No, iyo Imana ikubwiye ntabwo ari ngombwa gukora iperereza, bipfa kuba bivuzwe n'Imana. Ikindi nakubwira, ntabwo kwizera gukenera evidences, ibimenyetso bigaragara. Ibi bintu bitatu bizirikane. Kwizera ntikujya gukenera proof, ntigukenera gutanga umugabo. Kwizera ntikujya gukenera evidences, ntigukenera ibimenyetso. Kwizera kandi ntikujya gukenera investigations, ntabwo gukenera gukora iperereza, ahubwo bipfa kuba bivuzwe n'Imana. Umuryango wacu ukwiye kumvira Imana, tutagombye gutanga umugabo, tutagombye gukora iperereza, tutagombye ibimenyetso. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Iyo twiga intwari mu kwizera, tuzirikane ko n'abantu babayeho bakumvira Imana batagombye ko ngo itanga ibimenyetso by'uko ibyo ivuga bishoboka. Ntabwo Nowa yagombye kumvira Imana ngo Imana imubwire ko imvura izagwa, ngo asabe Imana gutanga evidence, watange ibimenyetso, anaprovinga, atanga umugabo agaragaze yuko bishoboka. Oya, kwizera ni ukumvira Imana abona n'ubwo ibintu waba utabyumva neza. Bipfa kuba bivuzwe n'iyo ukunda, ugomba kuyumvira. Marayika afunga inkuge, ingingo ikomeye cyane.
inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari byamaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana. Urugi runini cyane rutashoboraga gukingwa n'abari imbere, rukingwa buhoro buhoro n'amaboko atagaragara. Nowa yikingirana we imbere naho abanzi imbabazi z'Imana bakingiranirwa hanze. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha mbere y'uko aza mu bicu byo mu ijuru, urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Imbabazi z'Imana zizaba zikwiye kubakiranirwa, na Satani azaba amaze kwigarurira rwose abazaba bananze imbabazi. Bazagerageza kurimbura abantu b'Imana, ariko nk'uko Nowa yari arindiwe mu nkuge ntacyo ashobora kuba, n'abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana. Haleluya! Ayo magambo ni meza. Birakwiye yuko duharanira kwinjira mu nkuge kugira ngo neza tube dufite umutekano ku bugingo bwacu bushinganye. Zirikana aya magambo. Iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge, nta kimenyetso cyagaragaye cy'umwuzure wari ugiye gutera. Umva za evidence navugaga, no evidences, nta bimenyetso byagaragaye bigaragaza ko imvura igiye kugwa cyangwa se umwuzure ugiye kuba. Muri icyo gihe kwizera kwabo kwarageragejwe. Cyari igihe cyo kunesha ku bari basigaye hanze. Bakomeje guhinyura imbaraga z'Imana, hanyuma bazenguruka inkuge ari benshi cyane, bakoba bayirimo babagize urwamenyo. Haba ubwo umuntu ajya mu by'Imana, umuntu bakabona ntabwo ari gufatanya abandi ibyaha, ntabwo ari kunezezwa n'ibyaha by'abandi, bakamukoba. Ariko ndagira ngo mbabwire, c'est la fille qui justifiera les moyens, the end will justify the means. Ngo iherezo niryo rizasobanura ibintu byose. Hari ibintu bidasobanuka uyu munsi, mu minsi iza nta nubwo ari na kera. Ndagira ngo nibutse abana b'Imana vuba bidatinze bazasogongera kuri paradizo, ku byiza bya paradizo, batari bagera no mu bwami bwo mu ijuru. Igihe abanzi b'Imana bazaba bari gusogongera ku byago 7, batangiye gusogongera agacuma k'umujinya w'Imana, batangiye gusogongera ku bibi byo muri Gehinomu, ku kaga ko muri Gehinomu, nibwo noneho abana b'Imana bazasogongera ku byiza byo muri paradizo batari banayigeramo. Ibyago 7 bigiye ku banzi b'Imana, abana b'Imana bo bari mu mutekano. Abandi babura amazi yo kunywa, abana b'Imana bafite. Abandi babura aho bugama, abandi bo bafite ubwugamo. Rero ndagira ngo nkubwire, abakobanyi kuri Nowa bari benshi, ariko nta kibazo yari afite. Yari atekaniye mu nkuge arinzwe n'ukuboko kw'Imana. Ariko ku munsi wa 8 ibicu byirabura bitangira kuzura ikirere, hakurikiraho guhinda kw'inkuba n'imirabyo. Bidatinze bitonyanga binini by'imvura bitangira kugwa, kuko ibintu nk'ibyo byari bitaraboneka mu isi. Abantu bakuka imitima, bose bongorerana babazanya bati, mbese Nowa yaba yaravuze ukuri yuko isi igiye kurimbuka? Igihe kigiye kugera ubwo abantu bazasobanukirwa yuko iby'ijambo ry'Imana ryavuze byari ukuri. Ikibabaje nuko abantu bazabyibuka barakererewe. Muvandimwe, igihe ni iki? Yesu yigeze yivugira ati, nimugende mugifite umucyo. Indirimbo imwe nanone iragira iti, kora ugifite uburyo. Ni byiza ko umuntu akora ibyo asabwa agifite uburyo. Njya nkunda kuvuga ikintu gikomeye kivuga ngo, niba ufite inzu ukaba uyibamo, iyo nzu yawe ukaba ari wowe nyirayo, nta wundi muntu nyirayo, ari wowe nyirayo. Ukabona inzu yawe itangiye kuva, ukabona inzu yawe itangiye gusaduka, itangiye kuzamo kugenda isaduka, nawe ukarebera ngo nzaba nyisana, nzaba nyisakara. Nyamuneka ndagira ngo nkubwire, ibyo bintu uri gukinaho haba ubwo inzu yawe wazabona yakuguyeho. Ibyiza inama nakugira, njya nkunda kuvuga nti, ujye ukora ibikureba ugifite uburyo, kuko nubura uburyo bizaba bikikureba. Iyo nzu yawe yisana ugifite amafaranga, kuko amafaranga ntashira. N'ubundi nta wundi muntu uzagomba izabireba ngo ayisane, ni wowe. N'ibigendanye n'ubugingo buhoraho niko bimeze. Nyamuna shaka ubuhungiro bukiboneka bigishoboka, kuko ibigendanye no kubona ubugingo n'ubundi niwe bireba, nta wundi muntu bireba, ni wowe. Fata umwanzuro ku giti cyawe, uhitemo Imana. Bitari ibyo n'ubundi kurimbuka niwe bizabazwa, nta wundi muntu bizagerekwa ku mutwe. Rero zirikana iki kintu. Noneho batangira gusubiza ubwenge ku gihe, bibuka bakerewe, baravuga bati, no umenya bya bindi Nowa yavuze byari ukuri. Mbega uburyo biteye agahinda. Kimwe mu bintu bibaho bitera agahinda ni ukwicuza. Batangira kuvuga bati, iyo tubimenya tuba twarumviye ijambo ry'Imana. Bamwe muri bo bari bararyumviye ariko basubira inyuma. Hari ibyo bari barasize inyuma babisangayo, ariko bamwe baza kwibuka yuko bacumujwe n'utumanyu tw'umutsima.
biteye agahinda. Hari abantu benshi bari barahisemo Imana muri iyi minsi, bakaba bari kugenda basubizwa inyuma n'utumanyu tw'imitsima, utwaha duto, bikagenda bibakurura gahoro gahoro, bimeze nk'ishunga Satani ajugunyira inkoko. Umuntu yashaka gufata inkoko cyangwa inyoni, havuga yijugunyira inshunga cyangwa se utundi tuntu, utugori. Satani ari kujugunyira abantu inshunga, ari kujugunyira cyane abakristo utugori, utwaha runaka, kugira ngo abigarurire, kugira ngo nk'uko inkoko n'ubundi cyangwa se inyoni umuntu ayifata agahita akurura ka kantu kugira ngo ihite ijya mu cyo wayitegeyemo, niko benshi bigiye kugenda. Bavandimwe, tugeze ku rugabano rw'isi hora dukeneye kubera amaso ubugingo bwacu. Niba uri mu nkuge, nyamuna gumamo. Niba waramenye ibya Kristo, niba waramenye iby'ubugingo, nyamuna wibikinaho. Ibyo bintu birakomeye cyane. Dukomeze. Inyamaswa zo mu gasozi zakubitaga hirya no hino, zamazwe n'ubwoba. Hanyuma amasoko y'ikuzimu arazibuka. Imigomero yo mu ijuru iragomororwa. Amazi yavaga mu ijuru asuma biteye ubwoba. Imigezi irenga inkombe zayo, maze isendera mu bibaya. Amazi adudubiza ava mu butaka, afite imbaraga nyinshi cyane. Ahantu abantu babanje kubona inyubako zabo zari zirimbishijwe cyane, n'imirima yabo y'imizabibu yari myiza cyane. Imirima bari barubakiyemo ibigirwamana byabo birimburwa n'imirabyo iturutse mu ijuru. Ibicaniro batambiragaho abantu birasenywa, maze abasengaga ibyo bigirwamana bahindishwa umushyitsi n'imbaraga y'Imana ihoraho. Uko umugari wakomezaga kwiyongera, niko ubwoba bwinshi cyane bwateraga abantu n'inyamaswa. Imiborogo y'abantu bari barasuzuguye amabwiriza y'Imana yumvikanaga hejuru yo guhinda kw'imirabyo n'inkuba. Satani ubwe wagombaga kuguma hagati y'ibyo biremeshwa byarwanaga, yagize ubwoba, yibaza yuko nawe atari burimbuke. Atangira kuvuga amagambo yo gusebya Imana. Abantu benshi bari bameze nka Satani, nabo batuka Imana. Abandi bahindaga umushyitsi basaba abari mu nkuge kubinjiza nabo. Aho byari bigeze, abantu batangira kumenya yuko hari Imana itegeka mu ijuru. Nyamuneka, igihe wambara uko ushatse, igihe urya uko ushatse, igihe ukora ibyo ushatse, igihe ujya aho ushatse, zirikana yuko mu ijuru hari Imana ivuga ngo nturi uwawe ngo wigenge, ntimuri abanyu ngo mwigenge. Nyamuna, birakwiye yuko twumvira Imana. Abantu banze kumvira Imana, umva amagambo ababaje, batakiyihoraho binginga, ariko ntiyatega amatwi imiborogo yabo. Ni ukubera iyo mpamvu batatse Imana ntiyumva. Ngiye kugusomera mu gitabo cyitwa Last Day Events cyangwa se Événement des derniers jours. Mu gifaransa ni ku ngingo ivuga ngo la fin de la patience divine, cyangwa se iherezo ryo kwihangana kw'Imana. Mu gitabo mu gifaransa ni article cyangwa se ni ingingo y'111 kugeza ingingo y'115. Haranditswe ngo akoresheje imyanzuro itarimo kwibeshya na guke, Uwiteka ari kubara ibyaha by'amahanga. Mu gihe imbabazi ze zigikomeje guhamagarira abantu kwihana, uko kubara ntiguhagarara. Ariko ubwo umubare wagenwe n'Imana uzabushize, icyo gihe nibwo umurimo w'umujinya wayo uzatangira. 112. Imana ibitse inzibutso z'ibyaha by'amahanga. Imibare irakomeza kwiyongerera mu bitabo byo mu ijuru, kandi mu gihe itegeko rizatangwa ko kutaruhuka umunsi wa mbere bizahanirwa, icyo gihe nibwo igikombe cyabo kizaba cyuzuye. 113. Imana iri kwandika mu bitabo ibyaha by'amahanga. Igihe nikigera ubwo gukiranirwa kuzaba kurenza ingabano z'imbabazi z'Imana zari zarashyizweho mbere, kwihangana kwayo kuzarangira. Mu gihe umubare w'ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru uzaba umaze kuzura, umujinya w'Imana uzagurumana. Bona 114. Bona nubwo Imana yihangana umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugabano limite, hariho urugabano umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Uko niko byagendekeye abantu bo kwa Nowa. Imana yabahaye n'inyongezo. Nimwiga neza isi yo mu gihe cyo kwa Loti, bo ntibigeze bahabwa inyongezo. Ntabwo bigeze, iteka ryabo ryaraciwe automatically, bahita barimburwa. Naho mu gihe cyo kwa Nowa bahawe amahirwe, second chance, amahirwe ya kabiri. Ngo igihe imyaka 120 yararangiye, bahabwa andi mahirwe yongera kuri icyo gihe, ariko nayo yapfuye ubusa. Rero niho dusomye ngo bona nubwo Imana yihangana umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugabano umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera.
115. Igihe kiraje ubwo abantu mu mihati yabo no mu bukobanyi bwabo, igihe kiraje ubwo abantu mu mafuti yabo no mu bukobanyi bwabo bazagera ku rugero rw'ubugome Uwiteka atazabemerera kurenga. Nibwo bazamenya neza ko kwihangana kwa Yehova kugira aho kugarukira. Yari ingingo ivuga ngo la fin de la patience divine, cyangwa se iherezo ryo kwihangana kw'Imana. Bavandimwe, ibi bintu bigomba kutwigisha ikintu gikomeye cyane muri iki gihe cyacu. Imibereho yacu tubayeho uyu munsi ikwiye gukangurwa cyane n'ibyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Abantu babayeho bakabaho bakomoka kuri Adamu, igisekuruza cyo kwa Adamu, igisekuru cyo kwa Adamu. Bari bafite amakuru ku Mana bihagije. Adamu wibonaniye n'Imana imbona nkubone, abaganiriza uburyo icyaha cyaje mu isi, ariko abo bantu bariyonona kugeza ubwo barimbuka. Dukwiye kwigira ikintu gikomeye, tukakura isomo rigomba gufasha ubugingo bwacu muri iki gihe giheruka, ubwo twegereje igihe cyo kugaruka k'Umukiza wacu. Ndagira ngo twite cyane kuri aya magambo. Tugiye kureba ingingo ivuga ngo imibereho isa n'iy'abubu. Imibereho y'abantu imeze nk'iyo iriho muri iki gihe. Batwarwa n'irari ry'inda, abitwa abayoboke ba Kristo basangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kutirinda mu byo kurya no mu byo kunywa bigusha ikinyi imbaraga zo gutekereza neza n'iz'iby'umwuka, maze bigategurira umuntu gusaya mu irari ry'ibidafite umumaro. Abantu benshi bahinduka imbata z'irari ry'imibiri yabo, bashaka umunezero wabo. Abantu bamarwa no kwaya, kuba inyangamugayo biguranwa kwinezeza no kwirata. Ubuhendanyi, ruswa no kwiba bigahabwa intebe. Ibinyamakuru byuzuyemo amakuru y'urugomo n'ubwicanyi ku buryo bisa nkaho nta mutima nama bagira, kandi ayo marorerwa asigaye aba hose ku buryo atagitangaza abantu. Imbaga y'ubwigomeke nimara kurenga igaruriro izuzuza isa agahinda n'umubabaro. Imibereho y'abantu bariho mbere y'umwuzure ishushanya imibereho abantu b'ubu bihutira kugeraho. Ibi bintu ndagira ngo mubyiteho. Imana yatumye Nowa kuburira isi kugira ngo abantu bayoboke inzira yo kwihana, maze bahunge kurimbuka kwari kwegereje. Uko igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo cyegereza, umwami yohereza abagaragu be kuburira abantu ngo bitegure bya birori by'agatangaza. Abantu benshi bica amategeko y'Imana, none kubw'imbabazi zayo irabararikira kumvira amabwiriza yayo yera. Abazihana bose kandi bakizera Kristo maze bakareka ibyaha byabo bazababarirwa. Ariko benshi banga imiburo yayo kandi bagahakana ubushobozi bw'amategeko yayo. Mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, 8 gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana yavugiye muri Nowa. Niko na mbere yo kugaruka k'umutware kuwatanze amategeko aza guhana abatayumviye bizamera. Abacumura baraburirwa ngo bihane, ariko ku bantu benshi izo nama zizapfa ubusa. Aya magambo ateye agahinda. Umva, mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndagira ngo bavandimwe, ubwo dusoza icyigisho cyacu tuzirikane ikintu gikomeye kandi kibabaje. Yesu yaravuze ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa, niko bizaba bimeze no mu gihe cyo kugaruka k'Umwana w'umuntu. Bandimwe, ndagira ngo iki kintu ubwo tugiye gusoza, ndagira ngo uzirikane iki kintu ngiye kukubwira. Ibi bintu Yesu ubwe yabyivugiyeho, avuga yuko uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa ari nako bizamera ubwo Yesu Kristo azaba yenda kugaruka. Nyamuna ubwo Yesu yabyivugiye abisisitiza cyangwa se abitsindagira, nyamuna ndagira ngo wite cyane kuri aya magambo. Icyigisho insanganyamatsiko yacu iravuga ngo intwari mu kwizera. Turi kureba ku ntwari ya gatatu yitwa Nowa. Wite cyane kuri aya magambo. Ngiye kugusomera amagambo meza aboneka mu gitabo cy'ububyutse volume ya 6 page 48. Ndakomeza ngeze hirya gake. Haranditswe ngo ni ku ngingo ivuga ngo Yesu Kristo inkuge y'agakiza kacu. Haleluya. Nyuma yo kuzirikana imiterere y'inkuge ubwayo, ni ngombwa ko twibuka amasomo y'iby'umwuka ari muri iki gitekerezo. Hari amasomo 3 ahita aza mu bitekerezo byacu. Irya mbere, Imana icira icyaha witeka.
turebeye kuri bariya abantu barimbutse, ubu ni bwo butumwa bw'ingenzi. Nubwo Imana igira imbabazi ndetse no mu gihe cy'ubwigomeke bukomeye, imbabazi zayo zigomba kugira iherezo. Imana ntabwo izahora iruhanya n'abantu. Bitinde bitebuke, imibereho y'icyaha twimika ntitukihane ifite iherezo ry'urubanza rutoroshye. Ndagira ngo twibuke amagambo Ernawati yanditse mu gitabo cy'inama z'itorero. Yaranditse aravuga ngo umwuka w'Imana ari gukurwa ku isi buhoro buhoro. Ndakwibutsa yuko iyo bivuzwe ngo umwuka w'Imana ari gukurwa ku isi buhoro buhoro, ntabwo aba ari kuva ku biti, nta nubwo aba ari kuva mu mazi, ahubwo aba ari kugenda ava ku bantu. Wibuke ko Yesu yivugiye mu Byahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjire dusangire. Bishatse kuvuga iki rero? Umwuka w'Imana ari gukurwa ku isi buhoro buhoro. Umwuka w'Imana ari kugenda ava kuri iyo mitima yakomangiye igihe kirekire ikanga gukingura, kugeza ubwo umuntu aba atakigira inkomanga, akabaho yitegekerwa na Satani, akaba ari umukandida wo kurimbuka, abona nubwo yaba agihumeka. Ingingo ya kabiri, no mu rubanza Imana igira ubuntu. Haleluya. Nubwo abantu bo mu gihe cya Nowa barimbutse, umugabo umwe ndetse n'umuryango we bararokotse, Imana ntibaho na rimwe idafite umuhamya mu isi. Uku kuri gutuma tutiheba igihe tubona abantu babiri bagenda bakomera kandi icyaha kigakomeza gushyirwa hejuru ku mugaragaro. Icyo gihe aho kwiheba dukomeza kugira ibyiringiro mu gihe twamamaza ubutumwa bwiza. Urugi rw'inkuge rwari rugikinguye, urugi rw'inkuge rwari rukinguye kurinda rugeza igihe hazuye umwuzure. Umuntu uwo ari we wese yashoboraga kwinjira, kandi uwari kwinjira wese yari kubakize. Gusa hari akaga mu kutamenya agaciro k'igihe, maze kigashira gukizwa kutabayeho. Iki gihe dukeneye kubyitaho. Igihe bavandimwe, igihe cyahise ntikigaruka. Abantu benshi bazifuza gusubiza igihe inyuma ariko bitagishoboka. Niyo mpamvu indirimbo yavuze ngo kora ugifite uburyo. Icya gatatu twigira kuri iyi ngingo ni ikivuga ngo urubanza ruzabaho ubwo Yesu azaba agarutse ku isi. Ibi ni byo Yesu avuga muri Matayo 24, iyo agereranya iminsi ya Nowa n'iminsi ibanziriza kugaruka kwe. Igihe Nowa yubakaga inkuge, abantu bari bameze nk'abatarebwa n'urubanza rw'Imana rwajyaga kubaho. Mu minsi iheruka, isi izabiha agaciro gake ibyo kugaruka kwa Yesu ndetse n'urubanza azacira isi. Mbese mubona atari ko biri? Hari uwo bihangayikishije, hari ubitindaho. Abantu bazaba barya, banywa, bakina, bari kuri za internet, bohereza ubutumwa bakoresheje ikoranabuhanga, bagura, bagurisha, bubaka amazu, bagira inzozi, baririmba, bazaba bakora ibintu byose bashaka ariko batiteguye kugaruka k'umwami Yesu. Ariko ntiwishuke, uwo munsi uraje. Uko kutabyitaho ntikuzabuza ko bisohora, nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa. Nk'uko umwuzure wageze ku bantu bo mu gihe cya Nowa, niko n'umunsi w'urubanza uzagera ku batuye isi yose. Kandi uyu munsi ushobora kugera mu gihe umuntu atatekerezaga. Bavandimwe, turi gusoza icyigisho ariko utekereze. Reka turebe indi ngingo ya 4, inkuge ishushanya Yesu. Ellen G. White aravuga aya magambo ati, ni Kristo wafatiye inkuge mu mazi, ikomeza kureremba kubera ko abari bayirimo bizeye imbaraga ze Yesu ko abakiza. Bite imbaraga za Yesu ko abakiza. Byavuye mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, volume ya mbere, page 1091, ku itariki 12 Werurwe 1901. Ibi bigaragaza ko ibi birangiza ku gitekerezo cy'ingenzi cyane nashakaga kuvuga. Yesu ni inkuge y'agakiza ku muntu wese umwizera. Nagira ngo twumve iyi ngingo. Reka dukore ibigereranya kandi uryiteho. Icya mbere, nk'uko inkuge yatanzwe n'Imana, niko Kristo yavuye mu ijuru nk'impano y'ubuntu bw'agakiza kacu. Kabiri, hari inkuge imwe kandi yari ifite umuryango umwe gusa. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo kora inkuge 4 cyangwa 5 kandi ureka abantu bihitiremo. Ntabwo yigeze itanga umuryango urenze umwe winjiraga mu nkuge. Inkuge imwe, umuryango umwe. Yesu yaravuze ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Gatatu,
inkuge yakijije umuntu wese wayinjiyemo, kandi uza kuri Yesu wese arakizwa. Nta muntu n'umwe uzamusanga afite kwizera usubizwa inyuma. Icya kane, igihe Imana yafungaga urugi, nta muntu n'umwe washoboraga kurukingura, kandi nta muntu wari uhari ashaka kwinjira ngo imukingirane. Iki ni igitekerezo kibabaje kandi kidashidikanywaho. Igihe urugi rwari rufunguye, umuntu wese yashoboraga kwinjira kandi agakizwa umwuzure wari ugiye kuza. Igihe urugi rwari rumaze gufungwa, ntirwashobora gukingurwa mbere y'uko umwuzure urangira. Uyu munsi ni umunsi w'imbabazi. Urugi rw'agakiza rufunguriye umuntu wese ushaka kwinjira. Kristo arahera cyane mu ijuru. Ijuru ryose ryiriranwa amatsiko ko wowe ubwawe wakwemera kwegurira umutima wawe n'impagarike yawe yose Yesu, akakugenga n'ibyawe byose, ukemera ko akuyoboza ijambo rye uko ashaka kandi yandikishije. Dore ko uko ariko kwizera abadayimoni batagira. Ariko mutekereze uko buri munsi icyo dukoze cyose, aho turi hose, ibyo duha agaciro byose, mu byacu byose, murebe uko twanga kwinjira mu buntu no muri buntu. Zirikana iki gitekerezo cya nyuma. Igihe umwuzure wari umaze kuza, buri wese wari mu nkuge yararokotse, mu gihe buri muntu wese wari hanze yarimbutse, yishwe n'amazi yakomezaga kwiyongera. Birashoboka ko bamwe birukiye ku rugi basakuza bati, mudukingurire twinjire. Igihe amazi y'umwuzure yiyongeraga, abashidikanyaga kuri Nowa baje gusobanukirwa ko Nowa atari umurwayi wo mu mutwe, ariko igihe cyari cyarangiye. Ibimeze nk'ibyo bizabaho ubwo Yesu azaba agarutse ku isi. Icyo gihe hazabaho gutandukanya buheruka abakijijwe n'abarimbuka. Mbega uko tutamenya agaciro k'igihe umunsi dusohoyemo, ubundi ni wo wacu wo gukirizwamo, kuko ejo haba ko nta garanti ko haba hacu, nta garanti y'ejo. Umunsi wose usohoyemo nyamuna ujye uwufata nk'aho ari wo munsi wa nyuma wawe wo kubaho. Ndagira ngo dusoza wite cyane kuri aya magambo. Haracyari ikibazo kimwe. Mbese uri mu bwato bw'agakiza ari wo Yesu Kristo? Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ntabwo ndimo kubaza iby'iyobokamana byawe, cyangwa se uburyo ugarura icyacumi, cyangwa imirimo myiza yawe, cyangwa se imisengere yawe yo hambere. Ntabwo ndimo kubaza ibyo kubatizwa kwawe, cyangwa se itorero usengeramo. Yewe nta nubwo mbaza uburyo witabira gahunda z'ishuri ryo ku Isabato. Ibyo bintu byose ni iby'agaciro gake iyo ubigereranije n'ikibazo cy'ubugingo bw'iteka. Nyamuna ndagira ngo iki kintu ukiteho nyamuneka. Kandi niba umuhanuzi Yesaya na Yeremiya ari ab'Imana, berekanye ko ibyo byose ubasha kubikora ariko utaziranye n'uwagucunguye, bityo bikaba impfabusa, keretse ko nanone uri muri Kristo Yesu aba icyaremwe gishya. Mwuka agasohoza iyo mirimo yose muri we mu buryo butaryarya. Ndagira ngo iki kintu ukiteho muvandimwe, wite cyane kuri iki kintu. Rero niba Kristo ari inkuge, mbese uri muri Kristo kubwo kwizera, cyangwa se uri hanze ya Kristo kubera ko utigeze kumwizera na rimwe? Intwari mu kwizera. Muvandimwe, ndagira ngo dusoze icyigisho cyacu, ariko mu gihe tugisoza ndagira ngo cyane wite cyane kuri iyi ndirimbo ya 81 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, mu gitabo cy'Abadivansi umunsi wa 7. Nyamuna wite kuri aya magambo. Igitero iravuga ngo kora ugifite uburyo, kora ugifite uburyo, kora hakibona, jya ukora no mu kime, jya ushira ubute, kora no ku manywa akaze, ntucogore rwose, kora bugiye kwira, mara imirimo. Igitero cya 2, kora bugiye kwira, kora amanywa yose, komeza ukora iteka, ntukaruhuke. Mu bihe byose ukiriho ntugahweme rwose, komeza butarira, mara imirimo. Igitero cya 3, kora bugiye kwira, ubu harabona, bugiye kugoroba, gira n'ingoga, ugeze ko bwira rwose, izuba rirenze, ntugatuze gukora, mara imirimo. Muvandimwe, twabanye muri kino cyigisho, ndagira ngo nsaba Imana nyihendahenda, nyinginga, nisabira nawe ngusabira, kugira ngo Imana n'ukuri idufashe. Imana yacu ni Imana y'inyembabazi.
irifuza kutubabarira. Ijuru ryose rihora riri maso, rihora ridutegereje, umunsi wose ugahita ritegereje ko duhitamo kwiyegurira Imana. Icyumweru kigahita, umwaka ugahita, 10 ikaza, 20 ikaza, maze bakabona ko igihe cy'imbabazi cyawe cyenda kurangira. Ariko n'uyu munsi amahirwe yawe n'amahirwe yanjye aracyahari. Reka twite cyane kuri aya magambo dusoma mu gitabo cy'uwifuzwe byose ku rupapuro rwa 453 igika cya 6, amagambo avuga ngo abizera Kristo bagomba guhagarara imbere y'Imana mu izina rye, bikomotse ku gitambo cyatanzwe ku bwabo, bafite agaciro kenshi imbere y'Imana. Bitewe nuko bahawe gukiranirwa kwa Kristo, bakirwa nk'abafite igiciro cyinshi. Binyuze muri Kristo, Uwiteka ababarira bubaha izina rye. Ntabwo Imana ibabona nk'abandujwe n'icyaha, ahubwo ikibona muri bo gusa ni umwana wayo, uwo bizera, intwari mu kwizera. Bavandimwe, ndagusabira kandi nanjye ndisabira kugira ngo ubwo dusigaje igihe gito ku isi umukiza wacu akagaruka, kandi ubwo ibyahanuwe byose bigenda bisorera imbere y'amaso yacu, n'iminsi ya Nowa tukaba twarayigezemo, aho abantu barya, banywa, basambana, bakora ibizira byose. Reka mbabwire ikintu icyo gihe dukwiye kugwiza imyiteguro. Nsoje nkwifuriza kuba Nowa muri iyi minsi, kandi numara kuba Nowa ntuterwe ubwoba n'abagukoba, abavuga ngo urakabya, ubihorere, aho gukomeza ibyiringiro mu Mana. Na Nowa baramusetse, ariko igihe cyarageze bamenya ko atararwaye mu mutwe. Mwifurije kuzahagarara ku iherezo ry'urugamba uri umuneshi. Uko niko gusenga kwanjye, ngusabira nanjye nisabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, kandi ugiye kugaruka ari umwami n'igikomangoma, mu izina rya Yesu, amena. Mwami wacu, mubyeyi mwiza, tugushimiye cyane kuri umuremyi wacu, tugushimiye cyane kuri umucunguzi wacu. Turanezerewe cyane iyo twibutse ko ari we nkugiye agakiza. Waramanutse mu isi, uraza wambara kositime y'ubumuntu, ubabarira mu isi, wicwa n'icyokere cyaho, wicwa n'izuba ryaho, wicwa ubuzima bwaho urabusogongera, wumva imbeho yaho, wumva icyokere cyaho, kugira ngo wemere uce muri iyo mibereho utagizemo uruhare, kugira ngo uzahure umuntu wangijwe n'icyaha. Tugushimiye cyane ko wemeye gushenjagurika, wemeye gukubitwa, wemeye guterwa icumu, wemeye guterwa imisumari, wemera kubambwa, maze uvuga ijambo ryiza cyane, uravuga uti birarangiye, agakiza k'inyoko muntu karaboneka. Bagushyira mu gituro, ku munsi wa gatatu urazuka, maze itangazo mu ijuru, impundu mu ijuru ziravuga, igitambo cya muntu kibona intsinzi, ijuru ryishimira kucunguye umuntu. Imana data iranyurwa n'igitambo cyawe. Mwami, ubu wicaye ku ntebe y'ubwami budashira, uri umutambyi, urifuza, ugiye kugaruka, utegereje ko benshi kwakira, utegereje ko benshi bagusangana ukicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ubabarire. Turagusabye Mwami, uduhe imbaraga, ibiziriko bituba haboheye kuri Satani ubiducagagurire, kugira ngo nibura dusingirize ibiganza byacu mu biganza bya Yesu mu kwizera, ngo maze ubwo Umwami agiye kugaruka ntituzasangwe tudashyitse, ngo tuzamere nk'aho mu gihe cyo kwa Nowa bagiye ku nkuge bamubwira ngo nakingure, ariko urugi rw'imbabazi rwarakinzwe by'iteka ryose. Mwami, igihe urugi rugikinguye udushoboze kwinjira, kandi imbaraga y'ijuru twihutishe, tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.